uwiteka kugira neza dusengeye umukozi wawe tumwakira tumuzima amagambo mazima amagambo yawe ariko afashijwe n'umwuka wawe mwami Imana yacu kuko amagambo yawe muruta ubukura murusha imbaraga ariko umwuka w'Imana namubeho kugira ngo ijambo ryawe ryongere ritugirire umumaro uwiteka kugira neza imitima yose ifashwe naryo kandi nawe ubwe afashwe kuko niko ijambo ryawe ritubwira ngo we amwigisha n'abigishwa ngo twese dusangire reka dusangirire ku meza yawe kandi duhazwe n'ibije iyo tugaburiye urakoze uwiteka fasha imitima yose fasha ubugingo bwose matwi yose yumve kandi twigishwe nawe kugira ngo duhuguke urakoze data tugukomeye mu mashyi tuguvugirisha impundu bafite za Bibiliya dusome ijambo ry'Imana bafite za Bibiliya dusome igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya mbere umurongo wa mbere n'ibikunda kuza kugeza ku wa munani dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli mu isezerano rya kera ni ku ipaji ya 823 aravuga ngo mu mwaka wa gatatu wa Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yateye Yerusalemu arahagota Uwiteka Imana amugariza Yehoyakimu umwami w'Abayuda hamwe n'ibintu bimwe byo mu nzu y'Imana abijyana mu gihugu cy'Ishinari mu rusengero rw'Imana ye maze abishyira mu nzu y'ububiko bwayo nuko umwami ategeka Ashpenazi umutware w'ingone ze kuzana abana b'abasore bamwe bo mu Isirayeli bo mu muryango w'umwami n'ab'imfura kandi n'ab'imfura bandi batagira inenge ahubwo b'abanyaburanga b'abahanga mu by'ubwenge bwose bajijutse mu byo kumenya n'iby'ubugenzuzi n'ubwenge hamwe kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'ibwami binkundiye kusoma ku murongo wa 8 maze Daniyeli agambirira mu mutima we utiyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino cyangwa vino y'amata aricyo cyatumye yinginga umutware w'inkone kugira ngo atiyanduza kandi Imana yari yatumye Daniyeli atona umutware w'inkone agakundwa nawe nuko umutware w'inkone abwira Daniyeli ati ndatinya umwami databuja wabategekeye ibyo muzarya n'ibyo muzanywa kuko nasanga munanutse mudahwanye n'abandi basore mungana muzabamo ishize mu kaga gatera umwami kunca igihanga amen. Umugoroba w'uyu munsi turashimira Imana yakomeje kuturinda katurindira aho turi namwe ikabarindira aho muri ariko ikabitwemereye muri uyu mugoroba twebwe twese tugateranira imbere yayo turabishimiye Imana izibera hose icyarimwe ikarindira buri wese aho aba ari mu rugo rwe mu mudugudu we uko Imana ikwira hose ubundi kandi turashima abayobozi b'itorero bongeye kudutekereza ngo tuze gutaramana namwe kandi Imana niyo guha icyubahiro si uko babikunze natwe ngo tubikunde ariko Imana yabisoje niyo ikwiye guhabwa icyubahiro tuyizamure ibiganza. Tumaze kugera hano aya magambo aba ariyo tuganira turaganira amagambo burya igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli
igizwe n'ibitabo byinshi, ibitabo 66 n'iryo zina Bibiliya. Iri zina Bibiliya riva mu rurimi rw'Ikigiriki bivuga ngo ni Biblos, cyangwa se mu rurimi rw'Igifaransa iyo bavuze biblioteke baba bavuze inzu y'ibitabo. N'iki nacyo ni igitabo cy'ibitabo, nicyo gituma cyitwa Bibiliya. Niwahura n'undi mu nzira ubifite akakubaza ati icyo ufite n'iki, ukamubwira uti ni Bibiliya, nawe akakubaza ati ese Bibiliya ni ukuvuga gute, uzamubwire ngo ni igitabo cy'ibitabo cyangwa se ni iteranyirizo ry'ibitabo. Nakubaza ati ese ni ibitabo bingahe, uzamubwira uti ni ibitabo 66 niryo zina Bibiliya. Amen. Ibi bitabo 66 rero bigabanyijemo ibice bibiri. Hari igice cya mbere cy'isezerano rya kera igizwe n'ibitabo 39, hakaba n'isezerano rishya rigizwe n'ibitabo 22. Ibyo nibyo bitabo bigize Bibiliya. Muri ibi bitabo rero uko ari 39 n'isezerano rya kera, nabyo bigabanyijwemo ibice 4. Igice cya mbere kigizwe n'ibitabo 5 bya Mose, ubwo rero ni uguhera mu itangiriro ukagera mu gutera kwa kabiri. Igice cya kabiri kigizwe n'ibitabo 12 by'amateka y'Abisirayeli, ni uguhera mu gitabo cya Yosuwa ukageza mu gitabo cya Esiteri. Hakaza kuzaho n'ibitabo, igice cya gatatu kigizwe n'ibitabo 5 by'indirimbo cyangwa se by'ubwenge, ahandi babyita ngo ibitabo by'ibisigo, ni uguhera mu gitabo cya Yobu ukageza mu gitabo cy'indirimbo za Salomo. Igice cya kane kigizwe n'ibitabo 17 by'abahanuzi, ubwo ni uguhera muri Yesaya ukaza kugera mu gitabo cy'umuhanuzi Malaki. Muri ibyo bitabo 17 by'abahanuzi harimo abahanuzi bakuru 4, hakaba n'abahanuzi batoya 12. Muri abo bahanuzi bakuru 4 ni uguhera mu gitabo cya Yesaya na Ezekiyeli na Yeremiya na Daniyeli. Abo ngabo rero bitwa ko ari abahanuzi bakuru. Impamvu z'ubukuru bwabo si uko barushaga bagenzi babo icyubahiro, ariko nuko bahishuriwe amagambo akomeye yo mu gihe cyatambutse n'ari gukomeza kuba ubu n'azakomeza kuba igihe kizaza. Kuko ubuhanuzi buza buvuga amagambo y'uburyo butatu. Ubuhanuzi buvuga amagambo yabaye, ukavuga n'amagambo ari kuba ubu ngubu, ukavuga n'amagambo azaza hanyuma y'ubu. Ubuhanuzi ni uko niko buzabuvuga. Mu cyigisho cyacu rero tukaziga aya magambo y'uyu muhanuzi mukuru witwa Daniyeli. Aya magambo yabaye ku bwoko bw'Isirayeli, Imana yari yarabivuze. Utumye nibuka mu gitabo cyo gutera kwa kabiri nuza kubisoma, Mose yongera kwibutsa Abisirayeli bageze mu Moabu mu mwaka wa 40 bavuye mu Egiputa. Kuko Mose niho yapfiriye aho mu gihugu cy'i Moabu, umusozi Imana imuzamura hejuru y'umusozi Nebo. Ageze hejuru y'uwo musozi imwereka igihugu cyose cy'i Kanani, ariko iramubwira ngo ntazacyambukamo. Ariko rero atarapfa yicaje ubwoko bw'Isirayeli hasi, abasubiriramo. Nicyo gituma cyitwa ngo ni uguteka kwa kabiri. Ubundi cyitwa kuko ari revisiyo. Abarundi bo bararanditse baravuga ngo ni ugusubira mu byaheze, ni ukubasubiriramo. Arababwira ati bene data ngiye kubibutsa. Baricara hasi, abagabo n'abagore abasubiriramo, arabibutsa. Arababwira ati mwibuke uko twabaye mu Egiputa, ndetse yashatse kubibutsa ahereye kure. Arababwira ati mwibuke ukuntu Imana yahamagaye Aburahamu sogokuruza ikamutoranya mu mahanga yose,
mu bagabo bose bari bariho muri icyo gihe, kuko atari we mugabo wari uriho wenyine, harimo n'abandi bagabo, ndetse birashoboka ko harimo abamurusha uburanga, ariko Imana iramutoranya imukura mu bandi imuhindura ubwoko bwayo. Imana yakoze ibyo muyibuke. Amen. Haleluya. Ati si uko mwari beza kuruta abandi, ariko nuko Imana yabishatse irabatoranya. Itoranya Aburahamu mu bandi bagabo bari bari, imukuraho yari atuye mu gihugu cy'Ubukaludaya, iramujyana imuza mu gihugu cy'i Kanani, iza kukimugabira. Ati igihe kiragera nanone twisanga turi mu Egiputa, ariko ya Mana yacu n'ubundi ikora ibitangaza n'ibimenyetso kwa Farawo idukuramo. Ati kuva kwa Farawo ntibyari byoroshye, ariko Imana yacu yo yarahadukuye. Nubwo yagerageje kwanga, Imana nayo yaranze igaragaza imbaraga zayo. Ati nibuka ibitangaza yakoreye kwa Farawo, ukundi inkoni nari nitwaje, iyi nkoni mfite mu ruzi nayirambitse imbere ya Farawo ihinduka inzoka. Farawo n'abazana abakonikoni be bahindura izabo nkoni nazo zihinduka inzoka, ariko iyi nkoni yaje imira inkoni zabo. Nongeye kwifata n'inkoni, dore ngiyi ndayifite mu ntoki. Iyi nkoni yakoze ibyo bitangaza. Ati ikindi, iyi nkoni nayikubise hasi, umukungugu wose, ivumbi ryose ryo mu Egiputa rihinduka inda, zirwanya Farawo n'ingabo ze. Ati ibyo mwarabirebaga mwebwe abana mutari muriho, ariko aba baso barabyumvise kandi barabibonye. Ati ubundi kandi, ati turaza tugeze ku nyanja itukura, nta bwato twari dufite butwambutsa, ariko iyi nkoni nayo irambitse hejuru y'uruzi, inyanja bigabanyamo kabiri, twambukira humutse. Ingabo za Farawo zidukurikiye ngo ze kugera mu ruzi hagati, uwa mbere agiye kwambuka n'uwa nyuma yikiyemo. Imana irambwira ngo nongere ntunge iyi nkoni hejuru y'inyanja, inyanja irasubirana, Abanyegiputa bose bararimbuka. Turakomeza turaza, ati tugeze ahitwa Imana twari tugeze iminsi 3 tugenda nta mazi, ati tuhasanga amazi asharira. Ati tuhageze rero Imana inereka igiti, ndagitema ngijugunya mu mazi, amazi araryoha. Iyo ni Imana yakoze ibyo. Ati tugeze ahitwa Refidimu, nanone twabuze amazi, Imana irambwira ngo nitwaze inkoni ningera imbere y'urutare nukubite urutare ruzana amazi. Ati nukubise urutare ruzana amazi. Ati rero n'umwaka wa 40 inkweto twahagurukanye mu Egiputa n'uyu munsi turacyazigenda aho zashaje. Ini myambaro twaje twambaye nta wacitse n'umwe ngo muri twebwe yambara gusa, n'ubu turacyayambaye imyaka 40. Ubundi kandi icyo kurya twahagurukanye mu Egiputa byageze mu nzira birashira, Imana itugaburira ibyo kurya byayo, n'uyu munsi turi mukubite. Amen. Haleluya. Ati iyo niyo Mana yawe. Ariko rero mugiye kwambuka mu gihugu cy'isezerano, njyewe ntabwo nzambukayo, ariko mwebwe muzagerayo. Kandi nimwamara kugerayo Imana izakibaho, kuko niko yabivuze, ni igihugu cy'umugisha, ni mu gihugu cyuzuye amata n'ubuki. Muzajya muhage, ariko nimumara guhaga muzibagirwa Imana. Reka babwire bene data, Bibiliya itubwira amagambo abiri akomeye. Ijambo rya mbere Bibiliya izitubwira umukiranutsi cyangwa se abakiranutsi. Itubwira umukiranutsi kugira ngo twige gukora nkawe. Icya kabiri ikatubwira uwakiraniwe, ikamutubwira kugira ngo twirinde tutazamera nkawe. Amen. Mose arababwira ati mugiye kwambuka mu gihugu, kandi nimukigeramo muzajya muhage, muzambara, muzamera ukuntu, ariko nimumara guhaga muzibagirwa Imana. Ko niko biri mu kubera no mu isi, turi mu kubabona, turi mu kubumva. Umuntu ari gusenga Imana
akiri umukene, yamara gutunga akibagirwa Imana. Umuntu agasenga Imana ari umusore, agasenga Imana ari umukobwa, Imana yamara kumushingira imuhaye umugabo, imuhaye umugore, gaca akabyibagirwa. Ko niko bizabimera. Iyo umuntu amaze gukira yibagiza n'uwo yarazi, aramwibagirwa rwose, akamwirengagiza, kabamuvuye mango sikeye niyehe nakubonye, akavanga indimi z'igifaransa n'icyongereza, ibintu bene ibyo ngibyo, bitewe n'iki? Bitewe no gukira. Imana itubabarire bene data, Imana iturinde, kandi muzamusoma Bibiliya. Umuririmbyi yavuze neza kuri iyi Bibiliya, yaravuze ngo ube urwanana na Yesu kweta bihebuje, we kwitwaza umufuka w'ibitabo gusa, genda ujyawe n'Imana ukishijwe wuzuye umwuka no kwizera. Imana idufashe bene data, uzusoma Bibiliya wumva impamvu zayo icyo ikubwiye. Mose ati mugiye kwambuka mu gihugu ngiki. Mose ngo arangize kuvuga ayo magambo, Imana iramwimura imujyana mu ijuru. Yosuwa afata umwanya yambutsa Abisirayeli mu gihugu. Baragenda bakigezemo, barakirwanira nk'uko Imana yari kumwe nabo, batsinda abari bakirimo. Yari amoko 7 barayirukana, ngo bamare kwirukana baricara hasi, igihugu barakigabura. Buri muryango wose uhabwa gakondo yawo. Usibye Abalewi nibo batahawe gakondo, ariko nabo bahawe imidugudu 46 cyangwa se 8. Baragenda bajya mu gihugu, bamaze kukigeramo, barahinga, bareza, barororoka, bamera neza. Ngo habe umunsi umwe baraza babwira Samweli ngo twimikira umwami natwe tumere nk'andi mahanga. Iyo niyo jambo rya mbere ryababaje Imana. Natwe twimikira undi mwami tumere nk'andi mahanga, kandi Imana yarababwiye ngo bakuye mu mahanga kugira ngo muzabe ubwoko bwanjye. N'abavuga bati twimikira umwami tumere nk'ayandi moko, kandi Imana yari ikeneye ko baba ubwoko bwayo, batoya natwe tube nk'abandi. Samweli ngo arababara, ariko ngo habaye nijoro, Imana iramusangira amubwira ngo ntubabare, si wowe banze, ni jyewe banze. Ariko mu gihe hari icyo bashatse, genda ubimikira umwami. Abimikira umwami wa mbere witwa Sawuli, mwene Kishi, wari uturutse mu muryango wa Benyamini. Arabategeka, ategeka imyaka 40. Imyaka 40 ishize cyangwa se ishize, arapfa, akurwaho. Dawidi aramusimbura. Dawidi nawe ategeka indi myaka 40. Inyuma y'imyaka 40 Dawidi arapfa, umuhungu we Salomo nawe afata umwanya. Salomo nawe ategeka indi myaka 40. Inyuma y'imyaka 40 apfuye, umuhungu we agiye gutegeka, Abisirayeli baramusanga, baramubwira bati iso yaradutegetse, ariko mu mutegetse bwe hari icyo twanenze. Twatanze umusoro mwinshi n'amahoro, twakoze imirimo ikomeye, none turashaka ngo tudohore, utegeke neza, uhindure bimwe kugira ngo tuzumvikane nawe. Nene Salomo arabwira ati mugende mu ndindi minsi 2 kuwa 3 muzaze gutora igisubizo. Habaye kuwa 3 cyangwa se bakigiye guhamagara abasore bagenzi be bari bakuranye nawe, ababwira uko abagabo bakuru baje kumubwira ati none namwe nimumbwire, ese numvire uko abagabo bambwiye cyangwa se mwebwe muravuga iki? Abasore bati niwumva icyo bakubwiye, icyubahiro cyawe kizaba kibaye gikeya, ndetse uzababwire kuko agahera kawe k'urutoki kazawushikira umuyungu cyaso kuremera. Ati aho bazaga batanga umusoro w'ibihumbi 10, wowe uzashika 20. Ati baza gukubita ingoni 5, uzamukubita ingoni 10.
ati niho uzakumva kandi ukubahwa ugatinya. Muhaze kuba wa munsi wa gatatu abagabo baraje bati tubwire icyo watekereje. Ababwira icyo gisubizo iyo nama y'abasore bamubwiye. Uwo munsi imiryango 10 yitandukanya nawe ishinga ubundi bwami. Abisirayeli bakacitsemo kubiri, imiryango 10 iruhande rumwe, iyindi miryango 2 isigara ukwayo. Iyo miryango 10 nayo iragenda bimara gushika aho ishinze ubwami bwayo. Baravuga bati nanone ni gukomeza gusenga tuje Yerusalemu kuko ari gusengera rukuru ntacyo tuzaba dukoze. Bashinga ibigirwamana, kimwe bagishinga hitwa Beteli, ikindi bagishinga Idani, basenga ibigirwamana. Abo barategetse guhera kuri uwo mwami ngo baza kujya ku bami 19 bafatwa iminyago bajanwa mu bihugu cy'Ininewi, hamwe Yona yatumwe akanga kugenda. Baraza barabafata babajyana iminyago. Ariko nta kindi cyatumye bajyana iminyago nuko bimuye Imana, nuko bibagiwe Imana, nuko bakize, kuko baza batumugana bakuru ngo gukira kuza kwibagiza gukira. Iyo umaze gukira rero urara hadakinze utekereza ko nta mbeba yokurira. Amen. Ubu byose babonye ibitangaza, babonye barabyibagirwa. Iminsi babaye mu Egiputa barayibagirwa, ukuntu Imana y'abagabo ibyo kurya bivuye ku ijuru barabyibagirwa, biba amateka. Hasigara imiryango 2. Abo ngabo nabo baje gukora ijambo n'Imana, baza gufatwa iminyago bajyanwa i Babuloni n'umwami w'i Babuloni witwa Nebukadinezari. Ariko nta yindi mpamvu yatumye bajyanwa iminyago nuko bimuye Imana ibakura mu gihugu cyabo. Reka babwire bene data, iyo umuntu atarakira agakiza abatuye mu Egiputa. Ariko iyo wakiriye agakiza ubu uvuye mu Egiputa ugeze muri Kanaani y'umwuka. Reka babwire, aha twicaye, aha twebwe turi ni muri Kanaani y'umwuka, twicaye mu masezerano y'Imana. Imana igufasha kandi Imana iguhe kumenya aho wavuye n'aho uri. Twamara kugera hano mu migisha y'Imana, abantu benshi bakarangara bakimura Imana, bagasubira bakajyana iminyago i Babuloni mu buryo bw'umwuka. Abanyesirayeli bo baraje barafatwa bajyana iminyago bimurwa mu gihugu. Ariko muri kino gihe cy'isezerano rishya ushobora kujyana iminyago ukajyana i Babuloni kandi utuye mu nzu yawe mu buryo bw'umwuka. Turi kumwe? Amen. Kuko urugendo rwacu n'urw'Abanyesirayeli bitandukanyeho gatoya. Abanyesirayeli bo duhereye kuri Aburahamu ahamagara, yavuye mu gihugu cyo mu Bukaludaya yimukira mu gihugu cy'i Kanaani, ashorera umugore n'ibyo yari ashoboye byose arashorera n'amatungo aragenda. Twebwe iyo tumaze kwakira Yesu nk'umukiza duhaguruka mu mwuka tukagenda mu gihugu cyo mu ijuru mu buryo bw'umwuka kandi dutuye muri cya gihugu. Kwimuka mu Rwanda tugakomeza kugenda kandi turi mu Rwanda. Sizi ko muranyumva? Haleluya. Amen. Umwami Yesu yavuze amagambo akomeye, yaravuze ngo mwebwe ntimuri ab'isi, nubwo mutuye mu isi ariko ntimuri ab'isi. Ni ukuvuga ngo urugendo rwacu rutandukanye n'urwabo. Niba bahambiraga ibyo bashoboye bagashorera abagore n'abana bakimuka bakagenda, ariko twebwe twimuka mu buryo bw'umwuka. Amen. Nicyo gituma n'abajyanwa i Babuloni bagenda mu buryo bw'umwuka. Ntiwomenya uwagiye, ntiwomenya n'uwasigaye. Usibye ko umutima w'umuntu niwo uza guhamiriza ukakubwira ngo uracyari mu gakiza cyangwa ukakubwira ngo wakavuyemo. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo umutima nutagucira urubanza uratinyuka imbere y'Imana. Ariko umutima nugucira urubanza Imana irarushaho kuko
n'umutima wawe. Amen. Urwo ni rwo rugendo tugenda rero. Ariko tuganire ku Isirayeli, Bibiliya iratubwiye ngo hari ku ngoma y'umwami witwa Yehoyakimu, umwami w'i Babuloni ngo imugabiza uwo mwami Yehoyakimu, araza aramutera, aramunyaga, amufata iminyago, amufatana n'abantu benshi bo mu gihugu, ndetse bajyana n'ibintu byo mu nzu y'Imana y'Isirayeli, abijyana mu nzu y'ikigirwamana cyiwe i Babuloni. Aba bantu bamaze kubajyana, abamenyekana muri bo bamenyekanye ni aba basore kari batatu, Daniyeli na Mishayeli na Azariya n'andi wundi uko ari batatu cyangwa se uko ari bane. Abo nibo bamenyekana. Impamvu cyatumye bamenyekana nuko ari ibintu bakoze, ariko hagiye abantu benshi n'ubutunzi bwose bwimukira i Babuloni bunyazwe n'umwami Nebukadineza. Twavuze ko uyu mwami Nebukadineza agereranywa na Satani, ukuntu azaza agafata umuntu iminyago akamusubiza mu bupagani, agakora iby'ubupagani kandi ari mu itorero. Aba basore rero bamaze kunyagwa bajyana i Babuloni, ngo bamare kugera i Babuloni, uyu Nebukadineza aravuga ati nimugende murebe mu Banyesirayeli, murebe abana b'uburanga bwiza bafite n'ubwenge, ndetse abo mu nzu y'ibwami cyane cyane mubazane, nimwamara kubazana mubashyire hamwe n'abandi, mugende mubategure biga imyaka 3, bige ururimi rw'Igikaldayo, bige amategeko y'Imana yacu n'igihugu cyacu. Ubundi kandi abagenera n'ibyo kurya bagomba kuzaza barya n'ibyo banywa. Daniyeli na bagenzi be bagezeyo ngo bitegereze ibyo kurya biribwa muri icyo kigo n'ibihanywerwa, babona ari ikizira. Kandi amateka atubwira ko icyo gihe Daniyeli yari afite imyaka 18 cyangwa se 20, yari akiri umusore cyangwa se yari akiri na muto. Ariko rero Bibiliya nicyo gitumye tubwira ngo menyereza umwana inzira azaca akiri muto, ngo azarinda asaza akiyirimo. Daniyeli ageze muri icyo kigo, yitegereje ibiharirwa n'ibihakorerwa, aravuga atoya twebwe ntituzabirya kandi ntituzabinywa. Reka mbabwire, igice cya mbere cya Daniyeli kitwigisha imibereho ya Daniyeli na bagenzi be mu gihugu cy'i Babuloni ubwo bari iminyago. Amen. Ukuntu bitwaye, ukuntu bifashe. Baravuga bati twebwe ntituzabirya kandi ntituzabinywa. Aragenda ngo yegera uwamuha uburenganzira bwo kubagaburira, aravuga ati mwene data nyakubahwa, utubabarire, twebwe ahubwo uze utugaburira ibishyimbo tunywe n'amazi, ariko ntituzarya. Ubundi aravuga ati umwami ni wabageneye ibyo kurya, none nasanga munanutse mutameze nka bagenzi banyu, ko muzaba mugiye gutera umwami kunshi igihanga. Daniyeli aramubwira ati twemerere utugerageze iminsi 10, inyuma y'iminsi 10 uzaza utugenzure, urebe uko dusa, urebe n'abari kumva ibi ngibi uko basa, nyuma y'icyo gihe uzabona gukora icyo ushaka. Uwari uhawe kubagaburira abemerera, abagaburira ibishyimbo iminsi 10 kandi banywa n'amazi. Inyuma ngo y'iminsi 10 abitegereje, arebye mu maso habo, areba n'abari kurya byo kurya by'ibwami, ngo asanga Daniyeli na bagenzi be nibo bameze neza, babyibushye kuruta abari kurya ibyo byo kurya by'ibwami. Bibiliya izitubwira kugira ngo duke turimo amahoro biraruta byinshi birimo impagarara. Kandi ngo kugaburirwa imboga zizira umuntu mu rukundo ngo birarutwa n'ikimasa kibyibushye ugaburiwe mu rwabo. Amen. Hari ibyo twemerewe kurya n'ibyo tutemerewe kurya. Hari ibyo twemerewe kuvuga n'ibyo tutemerewe kuvuga. Hari ibyo twemerewe gukora n'ibyo tutemerewe gukora. Hari uko twemerewe kugenda n'uko tutemerewe kugenda. Bibiliya itubwira ngo nitwishushanya
ntidushushanye n'abiki gihe, ahubwo duhinduke tubize imitima mishya. Imana ikubwirire neza, Imana igufashe. Dukwiriye gusoma ijambo ry'Imana tukamenya impamvu n'intego. Aba basore ijambo rya mbere bari abanyagano, bari impunzi. Bamaze gushika mu buhunzi, aho guhindurwa impunzi nyine cyangwa se ngo bahindurwe imbata n'abakozi, barahamagarwa bajyanwa kwa Nebukadineza kugira ngo bajye kwiga, bajye bamere nk'ababo. Hari impamvu Nebukadineza ari kumutera gukora ibyo, ngo kwari kugira ngo bige ururimi rw'igikaludaya, ururimi rw'ikiyuda, kibagirane n'Imana yabo. Iyo niyo ntego ya Satani. Satani azagerageza kugira ngo ijambo ry'Imana riceceke, rishire mu bugingo bwawe cyangwa se mu bugingo bw'abantu, ariko Imana yacu biraryo ahora ahagaze. Haleluya. Nyuma y'iminsi 10 basanze bameze gute ngo ari beza kuruta abandi. Bariga bagira imyaka 3. Bagiye gukora ikizamini cyo kurangiza ayo mashuri, Daniyeli na bagenzi be ngo barusha abandi ubwenge inshuro 10. Bitewe n'iki? Nuko bubashye Imana, Imana yo irabubanisha. Bahagaze imbere y'umwami, umwami ngo ababaza amagambo, baramusubiza ngo abona ari abanyabwenge kurusha abandi. Daniyeli bamubwira minisitiri w'intebe, kandi yari umunyagano, ariko kuko yubashye Imana, Imana nayo iramwubahisha. Imana imuhereza ubwami, imuhereza ubutegetsi. Mwene data uri hano, icyo nicyo ijambo ry'Imana rigushakaho. Mu gihe nawe uri umusore, urumva ko yari afite imyaka 20, ariko yirinze gukora icyo Imana yanga. Ubwo niko bukirisitu. Amen. Ubwo niko bukirisitu. Ni ukwanga gukora icyo Imana yanga. Kuririmba no guhimbaza no gusoma, reka mbabwire ijambo ry'Imana icyo tuzatubwira, ngo hahirwa usoma aya magambo, hahirwa n'uyumva. Haleluya. Kuko nitwagera mu ijuru ntibazatubaza ko twabwirije, bazatubaza ko twakoze ibyo twabwirije. Ntibazanatubaza ko twaririmbye, bazakubaza ko wakoze iby'indirimbo waririmbye ivuga. Inyuma y'imyaka 3 ngo barusha abagenzi babo ubwenge. Ayo ni amagambo ari mu gice cya kangahe? Mu gice cya mbere, kitwigisha imibereho ya Daniyeli na bagenzi be uko bitwaye mu nzu y'ibwami i Babuloni. Igice cya kabiri kivuga amagambo akomeye y'ubuhanuzi. Umwami w'i Babuloni Nebukadineza araryama, habaye nijoro ngo ararota inzozi ngo zikomeye. Ngo amare kurota inzozi abona ngo igishushanyo kimuhagaze imbere cyari kimeze nk'umuntu, ariko ngo gifite ishusho zitandukanye. Umutwe w'icyo gishushanyo ngo wari zahabu, igituza n'amaboko ngo byari ifeza, inda n'ibibero byari imiringa, amaguru n'ibirenge n'amano ngo byari ibumba bivanze n'ibyuma. Mukanya ngo aza kubona ibuye riturutse ku musozi, ridatewe intoke z'umuntu, riraza rikubita ku birenge by'icyo gishushanyo, riragisya rigihindura ivu. Iryo buye ngo rirakura riragangara ku isi. Umwami arakanguka. Ngo amare gukanguka, izo nzozi zimutera ubwoba, ariko kandi barazibagira. Habaye mu gitondo ahamagaza abanyabwenge bose mu gihugu cye, abakonikoni n'abapfumu n'abandi bose baraza ngo bamare gushika. Arababwira ati ijoro naryamye ndarota, ndota inzozi zikomeye zintera ubwoba, ariko nazibagiwe. None rero nimumbwire inzozi narose, hanyuma muzisobanure. Abanyabwenge b'i Babuloni baramubwira bati nyakubahwa nyagasani, rotorera abagaragu bawe inzozi natwe duhereho tubone uko tuzigusobanurira. Undi atoya inzozi zo nazirose kandi nazibagiwe, none mwebwe nimumbwire icyo narose hanyuma musobanurire izo nzozi. Baramubwira bati ibyo umwami aduhatira kutubwira nta bahanga bishobora,
keretse abantu babagamo n'umwuka w'Imana zera. Bavugaga Imana zera bitewe n'uko basengaga ibigirwamana byinshi, bari bazi ko Imana yenda ari nyinshi. Bakavuga bati keretse abantu babagamo n'Imana zera cyangwa se n'Imana zitagira umubiri. Uburakari bw'umwami ngo buragumanye, aravuga ati abanyabwenge b'ababonye bose bakwiriye gupfa. Ashyiraho itegeko, arihereza umukuru w'abasirikare witwa ngo ni Eliyoki, aramubwira ati abanyabwenge bose b'ababonye ubashake ntihasigare n'umwe ubici, kuko banariye n'umutungo w'igihugu nk'uko bariga none ntacyo bagaragaje. Yirukanka abashakisha, aza kushaka na Daniyeli, kuko nawe yari umwe muri abo banyabwenge. Amaze kugera kwa Daniyeli, Daniyeli aramubaza ati ese niki cyatumye itegeko ry'umwami ryabaye rikubaga ku kibazo cyabaye niki? Amubwira ko umwami yarose inzozi, ko yahamagaye abanyabwenge ngo bazimurotore none bakaba baziyobewe. Ati nicyo cyatumye umwami avuga ngo abanyabwenge mukwiriye gupfa. Daniyeli aramubwira ati reka unshyire umwami njye kubonana nawe. Aragenda ageze imbere y'umwami aramubwira ati nyakubahwa, nemerera umpereze igihe nzagaruka nje kukubwira icyo inzozi warose n'icyo zisobanura. Daniyeli arataha, ageze iwe mu rugo atumira abagenzi be kandi batatu, baraza bamusanga iwe mu rugo, barapfukama barasenga. Amen. Barapfukama barasenga, amasengesho y'ubumwe, barasenga. Muri iri jambo ngo ni ukuri gusenga kuzakubwira gute? Kuzagukingura ijuru. Barasenga kandi icyo basengeye barasenze ngo Imana nibahishurire ibyo yabwiye umwami kugira ngo batarimburanwa n'abanyabwenge b'i Babuloni. Ntabwo bisengeye ubwabo ngo aribo bakire, ariko basengeye na bagenzi babo kugira ngo nabo batarimbuka. Imana irabumva ngo haze kuba nijoro Daniyeli asinziriye, Imana imuhishurira inzozi umwami yarose n'icyo zisobanura. Amaze kuzirotorerwa cyangwa se kuzimenya, arahaguruka ashima Imana. Amen. Arahaguruka ashima Imana. Niba nawe ufite ikibazo kikugoye, gisengere n'ibinanirana, uzatumire mugenzi wawe bangahe muhurire hano musenge, kuko Bibiliya itubwira ngo babiri bararutumwe, kandi ngo umugozi w'inyabutatu w'ibitatu ntucikira rimwe. Amen. Igituma dusenga n'iki dufatikanisha ni ukugira ngo kwizera kwawe gufashe ukwanje n'ukwanje gufashe ukwawe. Jewe nigeze kwiga gutera ibiti, batwigishaga ko udakwiriye gutera igiti kimwe ku musozi, ahubwo ugatera ibiti bibiri cyangwa se bitatu bine, kuko iyo ugitera igiti kimwe umuyaga uragitwara ukakiroziya, ukongera kandi ukakigaruka gusubiza iyi, wasakugara gutya kikaba kiracitse. Ariko iyo ari bitatu uzi ugitwara gutya ukacengeka ku kindi, wongera ukakigeka kuri iki, icyo gihe bikagira imbaraga bikazamuka bigakura. Ayo ni amasengesho y'ubumwe. Amen. Ndibuka Mose nawe ageze mu nzira bava mu Egiputa, umunsi yose baza kurwana n'Abamaleki, nawe yazamutse umusozi, azamukana nande na Aroni na Huri, ngo bageze mu mpinga y'umusozi yazamuraga amaboko yiwe akaruha, ariko kugeza n'uwo bamwicaje ku rutare batenga amatera amaboko ya Mose ngo urugamba ruratsinda. Ayo ni amasengesho y'ubumwe. Haleluya. Daniyeli amaze gusobanura izo nzozi, aragenda aje imbere y'umwami aramubwira ati nyagasani, umenye ko mu ijuru hari Imana, kandi nanjye wasobanura ibi ngibi si uko ndusha abanyabwenge b'i Babuloni ubwenge, ariko nuko mu ijuru hari iki? Hari Imana rurema. Ntabwo yirasa imbaraga ze, ahubwo yarasa imbaraga z'Imana. Abantu benshi muri iki gihe umuntu ari kwishyurirwa akangana gutya akarata imbaraga ze. Oya, uzurata imbaraga z'Imana. Icyubahiro cy'Imana aricyo gishyirwa hejuru, icyawe gishyirwe hasi. Amen. Icyubahiro cyawe gishyirwe hasi. Umunsi umwe Yesu yahumekeye abigishwa be, abahumekeraho umwuka w'agati mugende mukize indwara, mwirukana abadayimoni, mukora ibitangaza. Kandi bari batuma babiri babiri.
baragenda ngo barambika ibiganza ku murwayi agakira, abadayimoni bagahunga, ibitangaza bigakoreka, ngo bagaruke baza bitera hejuru bishima. Ariko ati muhagarare mbabwiye, iyo mwari muri nabonye Satani amanuka ngo murashe, ntimunezezwe nuko mwasengera abarwayi bagakira, abadayimoni bagahunga, ariko munezezwe nuko amazina yanyu yanditse hehe? Mu gitabo cyo mu ijuru. Amen. Icyo nicyo cyo gushimisha, kuko amazina yawe yanditswe hehe? Mu gitabo cyo mu ijuru. Aramubwira ati nyagasani nani wari uryamye iwawe mu rugo utekereza ibyo uzakora mu gihe kizaza mu bwami bwawe, ariko Imana izanyuye ku bwami ikabwimura ikintu ku bundi, yashatse kukwereka gahunda n'umupango cyangwa se porogaramu ifite kuri ubu butegetsi. Ati wabonye igishushanyo guhagaze imbere kimeze nk'umuntu, ati kandi cyari gifite ishusho zitandukanye, ati umutwe wacyo wari izahabu, ati igituza n'amaboko byari ifeza, ati inda n'ibibero byari imiringa, amaguru n'ibirenge byari ibyuma bivanze n'ibumba. Ati uracyitegereza mu kanya ubona hamanutse ibuye ku musozi riza ridatewe intoki z'umuntu, rigikubita ku birenge by'icyo gishushanyo, biragisya rigihindura ivu, iryo buye rirakura rirakangara ku isi. Undi ati uko niko narose. Daniyeli aramubwira ati gusobanurwa kwa so nuku, uwo mutwe w'izahabu ni wowe Nebukadineza, ni ubwami bwawe, uzakomeza gutegeke, uzakurikirwa n'ubundi umeze nk'ifeza. Ntabwo ari wowe uzakomeza kuba umwami ngo ushyireho imipango yawe, oya, Imana ifite gahunda, ubwami bwawe buzavaho, buzakurwaho n'ubundi bwa kabiri bw'ifeza. Ati ubwo nabwo buzakomeza bubeho, haza ubundi bwa gatatu bw'umuringa buze bukureho ubw'ifeza. Ati ubwo bw'imiringa nabwo buzategeka, ati hazaza ubundi bumeze nk'icyuma gikomeye, ariko kandi buzaba buvanze n'ibumba. Ati nyuma yabwo hazaza ibuye rikomeye ryikubite ku birenge by'icyo gishushanyo, ati iryo buye rizakuraho ayo mami yose, risigara ryo ryonyine ritegeke ku isi. Amen. Uko niko byagenze. Umutwe w'izahabu ni ubwami bw'Abakaludaya, bwari buyobowe n'umwami Nebukadineza. Barategetse, igihe kiragera baza gukurwaho n'Abamedi n'Abaperesi. Icyo cyatumye buza ari ubwami bwo mu gituza. Igituza kiba gihuriyemo amaboko abiri, bwaje ari ubwami bubiri bwifatikanije ukuraho ubwami bw'Abakaludaya. Muzamusanga n'ubundi mu gice cya 8, ariko bugereranywa n'isekurume y'intama yari ifite amahembe abiri, ariko ayo mahembe ataramereye rimwe yombi, hari ibyabanjije kumera, ariko ibyameze nyuma biraza bisumba irya mbere. Bishaka kuvuga ko Abamedi nibo babanje kurwanya ubwami bwa Nebukadineza ngo bagire imbaraga nkeya, bifatikanya n'Abaperesi bagira imbaraga. Nicyo cyatumye ihembe rya nyuma risumba irya mbere. Bakuraho ubwami bwa Nebukadineza, bwakuweho n'Abamedi n'Abaperesi, ariko havugwa muri iyi minsi Iraki na Irani. Ubwo bwami bw'Abamedi n'Abaperesi nibwo bwaje guheza Abayuda uburenganzira bwimamo umwami witwa Kuro, wari warahanuwe na Yesaya uyu mwami atarabaho. Yesaya yarahanuye kuko Abisirayeli bazajyanwa iminyago kandi bakazagarurwa n'umwami witwa Kuro. Abo ni Abamedi n'Abaperesi. Nabo barategetse, baza gukurwaho n'ubwami bwa gatatu bw'Abagiriki, bwari buyobowe n'umwami wabo mukuru witwa ngo ni Alexander. Nanone muzamusoma mu gice cya 8, ariyo sekurume y'ihene yari iturutse iburasirazuba, ifite ihembe rimwe mu gahanga kayo, ishyamba yerekeye iburasirazuba, isekurana n'intama. Iyo hene ivuna ayo mahembe y'intama, hanyuma iyo hene isimbukira hejuru y'iyo ntama, irayisiribanga, ihindura ivu. Mu kanya gatoya iryo hembe ry'iyo hene riracika.
mu kigo cyaryo haza kumera amahembe ane. Ubwo ni ubwami bw'Abagiriki. Iryo hembe rya mbere ni umwami w'Abagiriki mukuru witwa Alexander mukuru. Yararwanya afata igihugu yihuta ngo amare kugifata, amaze kugitsindira apfa akiri umusore atarabyara abana bamusimbura. Mu kingo cyiwe cyangwa se mu bwami bw'Abagiriki haza kwigabanyamo igihugu, bakigabanyamo amamane. Bamwe bategeka iburasirazuba, ubundi ategeka iburengerazuba, ubundi ategeka amajyepfo n'amajyaruguru. Uko niko byabaye muri icyo gihe. Ndetse muri icyo gihe muri ubwo bwami bw'Abagiriki nibwo haje kwima umwami umwe witwa ngo ni Antiyoke Epifani. Atembera mu gihugu cy'ubwiza, ageze i Yerusalemu ahatira Abayuda gutamba ibitambo bizira ku gicaniro cy'Imana yabo. Azana ingurube azitambira ku gicaniro cy'Imana y'Isirayeli. Icyo nicyo cyitwa ikizira cya mbere cy'Isirayeli. Ahantu umugabo witwa Matatiya w'Abayuda cyangwa se w'Abalewi arwanya uwo mugabo Antiyoke Epifaniya. Uko kumurwanya niho havuye izina ryitwa Abafarisayo. Umufarisayo ni umuntu witandukanyije n'Isira. Uwo Matatiya rero ahunga icyo kizira cyari kizanywe na Antiyoke Epifani. Arwana iyo ntambara, aza kuyigwamo, asimburwa n'umuhungu witwa Yuda Makabayo. Yenda muza gusoma igitabo cya Bamakabe abakigira. Uwo Yuda Makabayo nawe yaguye muri iyo ntambara, asimburwa na murumuna witwa Yohana Hilikiya, waje kwifatikanya n'ubwami bw'Abaroma, birukana ubwami bw'Abagiriki mu gihugu cyabo. Ubwo ni ubwami bwa gatatu bw'Abagiriki. Ubwami bwa kane ni ubwami bw'Abaroma, bwari bukomeye nk'icyuma, ariko kandi buvanze n'ibumba. Bishaka kuvuga ngo imigambi y'umwana w'umuntu iyo agambiye ntazayisohoza yose, ni umunyantege. Nubwo yishyira hejuru ukavuga ngo nzakora ibi nzabigera gute, uri igitaka harimo ibumba. Kuko uragambirira ibintu uzakora iki, haza kuba nimugoroba ukumva amakuru batekana n'akarapfuye, igitaka kikaba kiragaragaye, kwa gukomera kwe kukaba kurashize. Ubwo bwami bwarategetse ndetse bwaje kwigabanyamo kabiri, burakomeza buraba kugeza igihe cya Yesu yasanze ubwami bw'Abaroma aribwo buriho. Ubwo bwami bwarategetse ngo buje kugera mu bugomba gushyira imbaraga. Impamvu yabyo ni uko ryabuye ritaraza. Gushyira imbaraga, urataha usubira iwabo. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 13 n'icya 17 muzasanga bivuga ngo iyo nyamaswa yigeze kubaho none ntikiriho, izongera ibeho. Yari yarakomeza uruguma rwica, urwo ruguma rwayishe rurakira. Abazaba bari icyo gihe bazatangara bavuga ngo iyi nyamaswa yigeze kubaho none ntiyari ikiriho, ubundi kandi yongeye kubaho. Amen. Ubwo bwami rero bushyira imbaraga ugeze hehe? Mu bugombangari. Ariko Amano ariyo mami icumi uyu munsi ntaraza. Igihe hazaba agiye kuza, ririya buye rizasanga aya mami ariho, nicyo gihe rizayahondagura rikayakuraho. Ubwo ni ubwami bwa Kristo. Reka mbabwire ko iki gishushanyo ni ubwami bw'isi bwose. Uko bungana ni umwanya bwabo bwahawe, kuko biravuga ngo nta butegetsi buriho butashyirwaho n'Imana. Ariko bufite igihe buzakomeza gutegeke. Igihe bwahawe nikigera, Imana izababwira ngo icyanyu igihe kirarangiye, nimureke umwana wanjye n'abategeke. Kristo nawe ategeke. Icyo gituma Bibiliya itubwira ngo dushimirize, turye bikeya, turyame kare, dushonje duhishire. Haleluya. Mwihangane, mushimirize, mwihangane. Ayo niyo magambo twibitseho, ntabwo twicaye gusa, twicaye ku ijambo. Abakuru bazavuga ngo kwicara ku mutogoto w'inkono, ngo kwicara ku ijambo rya nyirayo. Usanze batetse utini bakisha turarya, bashobora guhisha bakabikwima. Ariko iyo bakwiye bati hari ikiri gukorwa, kuba wicaye ku ijambo. Ijambo ritwicaje muri izi ntebe, Yesu azagaruka. Kandi nagaruka rero akagaruka kuri iyi
tuzagarukana. Kristo nagaruka kuri iyi si azagarukana natwe itorero. Namara kugera kuri iyi si azakuraho amambi y'isi, abari wasigara ari umwami wenyine w'iyi si. Natwe twimane nawe tube ba minisitiri w'intebe, tuzayitegeka imyaka 1000. Ayo niyo magambo twigitego. Ntabwo twicaye gusa, cyo cyatumye turavuga ngo bazadutekereza kuko tutazi ariko tuzi byose, ahandi bagatekereza ko dukenyesha ariko tutungisha benshi, ahandi bavuga kuko turimi ariko turabona ubwenge. Amen. Reka tugire ubwenge bukomeye. Iyo duhujije ingohe tuzatuvugana n'Imana. Amen. Abanyabwenge bari guhamagarana mu buraya za telefone n'ahandi ariko ntibazahamagara mu ijuru. Ariko twebwe turi mu guhamagara mu ijuru. Ijuru rikatubwira ngo amakuru ni aya ngaya. Haleluya. Ubu twahuza dute ko ndumva bagiye kumbwira. Haleluya. Iyo niyo Mana yacu, ntabwo twicaye gusa, twicaye ku ijambo. Ntinishushanye n'abikigerere data, mushingirize murye bike turyame kare, dushonje tuzishyure. Daniyeli akubera ikimenyetso, nawe wihangane, uramenya ntuzarya ibyo kurya byanduye, ntuzanywe ibiryo ntukanywe ibitanyonga. Dufite ibyo twemerewe kurya, dufite n'ibyo tutemerewe kurya. Daniyeli agenda kubera icyitegererezo. Abantu benshi bavuga Daniyeli ngo bamushukunya mu rwobo rw'intare ntizamurya, babagenzi ngo babashukunya mu muriro ntiwabatwika. Ariko reka nkubwire ntari imibango, iyo baza kurya bya biryo ziba zarabariye, iyo baza kurya bya biryo umuriro warabatwitse. Ariko Daniyeli bamushukunyemo ngo zimwinukirize zisanga nta vitamine zazo afite, arazisharira ntiyazitoke kuko atari yariye biriya byose. Nubirya Satani azakurya, ariko nutabirya nta buryo buzamuzikanye. Icyo cyatumye bahora bavuga ngo isi nituyeho kuba yipfuyeho nayo izimona narayipfuyeho tubana tutabana. Uza kuba mu isi nuko niko azabera, isi zimupfaho n'abakayipfaho. Amen. Reka babwire kuba mu isi utabesha udasambana. Satani ndiyo kubabaho igitero, kuko uwo ni wo musoro wa Satani, kugira ngo ukure ku butaka bw'abantu utamusorera. Ariko iyo umuntu yibye akiba akica agasambana abatanze umusoro. Reka babwira kandi umugabo n'umugore batashe mu rugo bagashwana, umwe arahari undi arahari batavugana, ni ukuvuga ngo batanze umusoro wa Satani. Uwo ni umusoro wa Satani. Ariko kugira ngo mube mu rugo ushaka umugore musaza mudatonganya mutagwanya. Reka babwire ngira nyine umudamu wanjye gatekereza ko tugiye ku mwaka wa 50. Sida Mungu bitoroshi kumushinya kile tulipokuwa. Amen. Urumva ko Satani ashobora kurakara kuko ntarabona nta rushina rumwe nta muge nta gikusi turaterana mu nzu, nta musoro twayihaye yakomeje guhatise. Tuyamurira ibiganza, iyo niyo Mana yacu. Imana ibaho umugisha bene data, Imana nibafashe. Ayo niyo magambo dusoma mu gice cya 2, mu gice cya 3 ni ubutwari bwa Daniyeli bwa Meshaki na Shadaraki n'abagenzi be. Babashukunye mu muriro ntibashya, kandi ko ni ukuri ntabwo ari amateori. Umuriro barawucanye n'inkwi, niba zarindutse niba zarindutse z'ishyamba sinzi, ariko ni umuriro ngo babashukunyemo ntibashya. Ariko ngo bari barafashwe n'amagambo bari barasoma mu buhanuzi bwa Yesaya igice cya 49, haravuga ngo nunyura mu muriro ntuzashya, nuca mu migezi ntizagutembana. Kuko biravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, uzabumva ijambo ry'Imana uribike mu mutima, ntukazuribika ku mpapuro, uzuribika mu mutima, nuhura n'ikigaragazo ubone icyo usubiza. Amen. Imana nidufashe, Imana itugirire neza. Ayo niyo magambo ari mu gice cya 3 nuko twabariye, ariko nta kindi nuko bari baranze kurya bya biryo no kunywa bya binyobwa. Cyo cyatumye umuntu utabatwika, niyo mpamvu. Haleluya. Kandi babwiye Nebukadineza barayibwiye bati Imana dukore ishobora kudukiza kandi namwe ntadukiza. Cyo nicyo ukwiriye gukora. Imana nkore ishobora kunkiza kandi nitangiza ngo icyo bari bazi ngo nibava mu mubiri nanone bazasanga Imana. Imana ishobora kutwemerera tukaba mu isi.
yabidukuyemo none tugataha. Muzi cyatumye Imana icuba munsi. Imana yamucuriye kuko yabonaga abasirayeli bakomeza kumugerageza, aravuga ati uyu muntu bazamugerageza bakamubuza ijuru. Imana yamucuriye, arazamuka cyane mu ijuru. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Daniyeli uyu mugabo Nebukadineza amaze kurota mu nzozi yikubise hasi aravuga ngo Imana yanyu y'Abisirayeli niyo Mana. Ariko kandi waza gusoma mu gice cya 4 usanga ashinze igishushanyo ngo aricyo gisenga. Reka babwire, iyo cyane umuriro ukawujugunya mu ibuye, mu kanya gatoyo uzureba museko ukabona ryawe naryo birasa n'umuriro, birasa n'igishirira nacyo ntabwo byafashwe, ariko wayikuramo akanya gatoya rigahinduka ibuye. Abantu benshi niko bazababwira ngo bishutse uzugira ngo nawe yarahindutse, ariko wasohoka ugasubira mu mubiri. Ni ibuye ntiryigeze rifatwa. Ibuye naho wabicana ntirizarishye. Sawuli yigeze guhiga Dawudi, amusanga iyo yari ari, ngo arahanura yiyamura n'imyenda arara, ahanura guca ahanura asubirayo, ariko ntiyahinduka, akomeza guhiga Dawudi. Yari yarahindutse. Tushobora kuvuga ko ndi makahanura ariko ntahinduke, kuko biratubwira ngo bazava ngo twarahanuye kwirukanya abadayimoni, bababwira ngo sinigeze ndamenya ko biteye ubwoba. Amen. Ni uguhinduka ni ukureka. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Reka mbabwire igitabo cya Daniyeli gifite ibice 12. Ejo tuzakomereza ku cya 4 n'ejo bundi, ariko rero kugira ngo tubisome tutabiganire mugende musome iki gitabo. Je Bishop amaze kumpamagara ngo nzaza kuganira kuri iki gitabo, nasubiye mu marezi no kubisoma, ubundi kumva mwese ku gice cya 8 ningera mu rugo ndasoma cya 9, usanga ejo bundi nzaba kusubiyemo kandi ngarutse kugira ngo numve ko bingarukamo, nawe ugende ubisome. Muranemereye? Imana ibagirire neza, Imana idufashe, Imana iduhe umugisha mu mwaka ijambo ryayo. Si ugusoma gusa ngo twumva Imana yakoze ibitangaza, oya nawe igende igukorere, ugende impamvu yo gusenga Imana. Uterana no tuganira ni wabangabo wahamagaye, n'abagabo n'abagore n'abahungu n'abakobwa. Reka ijambo ryawe icyo rimari ubugingo bwacu. Ijambo ryawe ryabaho ntitwapfa kumva gusa twishuka gusa n'abirebera mu ndorerwamo, ariko ijambo ryawe rihindure ubugingo bwacu, twebwe abavuga n'abene data badumva. K'icyumweru cyose ukomeza kuduhugisha, uzaduha icyo tuvuga n'abene data ubahe kumva, twese twubakwe ububyutse bw'itwe ubugingo bwacu. Komeza kutugirira neza, turinde imiyaga mibi, turinde umwanzi, turinde ibitugerageza byose, turabishiramye turabicecekesheje. Komeza kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen. Reka dukomere Imana.